umukobwa aradukunda cyane ageza kudufasha mbese inshuti cyane. Imana igire gute? Imana imugisha n'iherezo ryiza. Amen. Uyu mubyeyi nawe ndamwishimiye, twari duturanyeho n'umwe kugira ngo ndamurarika nawe ageza rimwe na rimwe kuza gusenga, n'ubu yaje kwifatanya natwe. Ni mama wanjye nubaha, umunsi usanzwe nawe kuba mu munsi w'ibyishimo n'umunezero. Ati mwone umurinzi uko n'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze kandi nibona rivuye nakomeza murinda iyo mirimo n'irimbisha Farawo reka manze mvugira ijambo kugira ngo unyumve. Bari bahari, vuga ngo bahari. Yego bageze gute? Bari bahari. Reka mvuge rero bantu ni babandi nyine ngiye kumbaza ngo bari n'abawe, yego batifuza ko waseka ariko Imana irategura guseka. Byose agomba kwihera niyo aba 3 Imana ifite urugamba agomba kugaruka mu rugo rwe. Imana yashinga icyubahiro kirakomeye. Imana yashyirakomeye ntabwo ari kugira ngo n'abazabikira kuri dupicaho iri mu bwa Yesu mbere n'akabari rifite murebe ko Imana itakora naho bitekereza ngo bafite akabari n'umusinzi bijya kuzana abantu bagira ubuzima bwanjye muri butandukanye kugira ngo mureko ribanye amafaranga ariko rimwe binjiza abantu ariko Imana ni imbabazi yibagiza ubuntu bwanjye izongeza ibyo byaha byanjye yemera ko nshobora kugira ngo nabigishirize mbashe kumenya Kristo. Niba Imana nibona bene kugerageza kw'Imana muri umubabaro ntabwo nzi ko nababarirwa nkurikije uburyo nari naremye Imana nibera mu byaha. Mushiki wanjye yavuga ati igiye ku musinzi umunyabyaha ariko reka mubwire n'ubu ibyaha ngo byatukura tukadapfa. Imana ni imbabazi izakubabarira ngo ikwezi haleluya. Happy birthday,
ndabashimiye mwese, mbashimiye Imana, abantu mwese mwaje kwifatanya nanjye kuri uyu munsi wo kwibuka imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye, wo kwibuka imbabazi z'Imana Imana yangiriye ubwo yanguraga muri gereza. Mwese ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, mugende amahoro, icyo mwifuza, icyo umutima wanyu ushaka, Imana yo mu ijuru ndakibasabiye, Imana ikibahe. Murakoze cyane.